ry'Imana ntabwo umuntu usuzugurira iwanjye ugatinyuka ukaza kuvuga ngo ngiye ngo ndi umukecuru ahangaha reka nkubaza yewe nubundi ntacyo ntago wahindutse none se icupa ryawe nditware harya reka mama papa amafaranga yanjye imegeri inyama umugabo ibyo bintu ibyo byo barabihinga ibyo bintu nubibara ntukajya ubicaho jya ukunda Imana n'amafaranga ibindi bizaca Imana ariko ngo umugabo ngabarirwa abana ntabarirwa abagore ibyo bizora ubizi nahise ntabwo nahise ko wakuze umugabo abarirwa abana ntabwo abarirwa abagore na Kanyombya buriya ntihajyana n'undi uza tuzavukana reka ntabwo nakwemera guhomba mwana ntabwo wabyemera ntabwo nabyemera ese mama papa iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent isonga mbere turabashyigikiye. Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe turayikoranizera ko ugiye kwikora kano kanya kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 nitwa Manzi y'Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadonda aha hanyuma rero mwarabonye ubushize ndi mu rugendo rwo guhiga abantu babiri nkabafasha kubagira inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakaba bava mu gahinga bakajya mu rugo ariko ubushize naganiriye na Kanyombya nubwo tutabashije kuganira ahubwo namuguye gitumo ahantu yarari so ari kwihishahisha kubera ibyaha yakoze gusa nshaka kongera kuzamuganiriza nkamenya ese Kanyombya uratekereza gute uratekereza iki uratekereza kujya mu rugo gute kugira ngo ibintu bikomeze kugira neza cyane ko wabariwe biriya ntawe bitabaho mugabo wese bimubaho ariko kandi mama w'abapampe nawe nashakaga kugira ngo mubone menya hari tuganire gusa baje kundangira ko mama w'abapampe muri bwa bushobozi yaje gukoramo akabari bityo akabari mu kabari hano ariho yicaye cyo ndagira ngo cameraman aze kuganiriza mama w'abapampe nimara kumuganiriza menye ese mama w'abapampe afite igitekerezo ki bimeze bite ni kwiste yisanza hase gahunda ze nizihe cameraman ukizeho kamera gatoya uvuye muri ibyo ngibyo yego hanyuma nubwo biriya byabaye nyine nk'abantu bari kwisayidira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nkiraho kamera wowe nkiraho kamera kuki utankiraho kamera aha rakoze cyane yes hanyuma nibyo mbabwira nti nubwo biriya bintu byabaye bisanzwe bibaho wenda ari nko kwisayidira kubazeheka basaza cyangwa se abakecuru kubazeheka ariko Kanyombya nanize sawa aracyafite ipfunwe aracyafite ikibazo reka tugishe mu wapamba pepure meze bite ngo yoti baguha iki bimeze uri kumashaka iki yewe wa primus macyamu mabelita gikonje nikiri gushaka se ana batwishyura mbere nishyuza mbere bayida kwa amafaranga nayakoboke none se sinyafite sawa nyine kugira ngo ngebura ntambi kiravavu nishyuza mbere none se ubundi mutabere igoze ntambi sawa ntigiprimus natora mbere ntigigotomera induruze kavuka amafaranga wana yakwenda ndahazi urumva
yego ye anayakuye ndahazi mujya munyishyura mbere mwana urumva Kanyombya yaguhaye atayamase yego ye nawe yakobokeye by the way nanjye nagiye kureba umugore atazarabukwa Washawa nagiye kure byo kasi Kanyombya buri afite umukecuru w'umunyamahane yego afite umukecuru w'umunyamahane ubwo rero nanjye ku mafaranga namukozemo akazi navuze ariko reka nkubwire reba igihe nahereye ureba bango urakumva se koza hano kubita mu kabari kanjye baravuga ngo byari gituba hafi nawe ujye usubiza ngo ibyo ahubwo ko mu kabari kanjye iyo mpaye umuntu nzaga nuko mitajyaga kuvuga wabyumvise bisubiremo byari gituba hafi ibyo ahubwo yego yego ikozaho nijya nkicuruza guhomba wapi ikora ko imana kiryoha kuba kino kivuna amahita kiryoha nk'aho yaturutse amafaranga aya mafaranga yavuye ariko ngo amashuka mwari mwayajugunye ugira umuntu ugira umugambo sha nasuje kubaza amashuka cyangwa uje kubaza inzoga mwana je kubaza mama bababi ese urabyumva utatubwire ukuntu mbyumva ni neza wagiye witonda kuvuga iby'amashuka ariko se mama papa ko mwiharaje kugira ngo butike ariko iyi gira abana ari butike uje kunduka iyi ni butike mama afite butike ntabwo ari butike iyi ni akabari nyako gafite firigo ebyiri ngizi urumva nta n'umukozi nzikobokeramo nizingura menye ko ari njye nzingure nimva waragicuruje kirayaguha amakuru ya Kanyombya simwere nicyo nendaga kuvuga rero ukijyana Kanyombya yarihishe Kanyombya yarihishe mukuyemo amafaranga menshi ase muvugana buriya azataha buriya si muvugana twaba tuvugana iki sibyo arashaka ko nabibonye iki namvugana sigaye ngo nangize isugi reba abantu bose twagiye duhura banuza turahura ba junior turahura bayaka turahura umva banza vutura ariko ni narabuze umuntu wambwira ati iyo uri umuntu mukuru buri umuntu wambwira ati nabura afata n'udumbi 500 reba abantu bawicaye kanye urakara nasuguye butike yawe nakwikabare yawe ubungu birimo 500 gusa se yarare izi firigo zonyine zigura ngana nagiye nunguka nkomaho by the way ubanza cyungura nagiye ubanza ari cyamyu ntabwo nigeze njya muri make ubanza ari cyamyu uriya mugabo mwita Kanyombya akahita nkore yataha yasubira i Burundi yasubira Kongo ibyo n'ibindi upfa kuba narabonye icyo nkora ayo rero ikibazo rero cy'abagore cyangwa se abakobwa mumara kuyahabwa mwayahabwa twe tukajya kwihisha mu bihuru imiryango ikatwirukana kandi ntacyo mudufasha uramenye utazajya ikigaruka avuga ngo ndaha ko mugira umunwa mugira umugambo mugira ntuzi dore ya mujeni hari icyo ashaka uwo nta mafaranga ufite gufixa okay unosuze suza gipepe kumba nangiye kubafata sha ara bato nanjye mbandina ari amashaje somyese ugira n'abana bato zaguhakaze arutungo raje gufigisa naro gufigisa naje agenda gakena nako batangiye kuza gake yego yaba abantu bakuru nkatwe twarigwiriye batangira gufigisa ntabwo narinzi ko muri gukora mu ndabari n'abarokore Nyamabondo nawe jya mukora Nyamabondo ngo hari umuhungu we ngo waje muri ntuza ngo waje muri frame gutya ngo yarangiye fisi aho Nyamabondo akorera ngo kamera ivuye hafata uwo muhungu waramuhonda ngacika izuru nka murumuna wa ntuza wa Mitsutsu ngewe ntabwo ndi umugore wa Nyamabondo nta n'icyo mpfana nawe nakabondwa n'iminsi urumva ntagakubitwe n'inkuba umuntu ngiye nawe ni Kanyombya gusa niba atumye ko nayo intebe yo kwicara ubwo nawe nayamara uzagendana nanjye Nyamabondo nagaturika abanza warahawe imiti se yabo banzi y'isi imiti kurura abagabo
uri karakara ubu kanyombye mugeze atagiye kuza kamobera buriya byarangiye indeze buriya nako kazajya kazangirikira ikintu udahinga ntuzacyange urumva ikintu cyitwa imegeri inyama umugabo ibyo bintu ibyo byo barabihinga ibyo bintu nubibona ntukajya ubicaho jya ukunda imana n'amafaranga ibindi bizaca imana ariko ngo umugabo ngabarirwa abana ntabarirwa abagore ibyo bizora ubizi ntabwo nahise ko wakuze umugabo abarirwa abana ntabwo abarirwa abagore na kanyombya buriya ntihagera n'undi uza tuzafukana reka ntabwo nakwemera guhomba mwana ntabwo wabyemera ntabwo nabyemera ese mama wa papa babarira ubwire nk'uko ko amafara arimo hanagana teboro amafara arimo shaka nkugurize se ko ntayakoraho uyanyibwira uti byibuze amafara arimo nyamabandi yaguze n'imodoka kuriya ko ari igisambo niya yindi bamufungiye yaribye ese yaguze imodoka mu kabari gusa nta gipuro afite nkatwe tugifite ngo turunguka yayiguze mu ki iriya modoka niyo yibye cyagiye baramufunga bamufunze asigaye yitsimbye nta makuru mpamufite mujya mutaka tuba tuyafite ko mutari kuza guhaha bimeze bite ntabwo mushaka kunywa amabiya urumva amakuru rero n'ikindi kintu nkwiyama ndabizi ko bagira ngo bagize mu kanwa kanyu indeze igihe nahereye narayabonye kanyombya ariko muri abagome kanyombya yamishe mu kiringiti muranga muramenya buri ninde wari wabarabuye ko ntihari yaguhishe mu kwaza kwahise umuntu mu kwana tumumenye ahantu turi ni kure niyo bigwa ni kure pe ahantu ndi ni Nyagatare niho ndi gukorera ariko uburyo mwaje mukanurumbura mu kiringiti murakatu kwani nkuba ahubwo mbona mwaragiye erega buriya ngewe nijye muntu wa mbere mu bageze ugomba kuyacukumbura kanigire cyane nawe noneho kanirebere raporo y'ibyo twakoze ubundi mujye mugabanya umunwa wanyu mugabanya akamenyero gira akamenyero sha ntabwo nakubwiye ko utazajya ukopa mwana none yakopa ubwo ni amadeni umukozi ndamwica ndakaswe aya mafaranga nayakuye ubundi barahaza babona umuntu ariko si mu gipolisi ibihumbi 17 byose akabikopa kandi inzu yishyura natagurisha asaragurisha mwene nyine ntabwo ibi nabyemera ndamubwira mese tuvugane kugira ngo ayanagurisha asaragurisha mwene nyine cyane ko bimeze ariko yego ese mama wa papa abantu cyaba bakabwira ati abakecuru bino bintu barimo rwose ntabyo nk'urubyiruko ntabyo bari kubigisha urababwira iki ubone nk'ibyo bintu buzanye ngo by'abakecuru nk'iryo jambo buri kuye nyine nk'iryo jambo buri kuye kuri message muri comment zabaye karamubwira ntabwo umuntu usuzugurira iwanjye izina ry'Imana ntabwo umuntu usuzugurira iwanjye ugatinya ukaza kuvuga ngo ngiye ngo ndi umukecuru ahangaha babarira ni ukuri babarira nkubaze akabazo ka nyuma aranyishe nda reka nkubaze yewe n'ubundi ntacyo ntabwo wahindutse none se icupa ryawe nditware harya reka mama papa amafaranga yanjye ngo ndakumenyereye ukunda kumenyera genda nzangura ndi mafika kameraman gira mw'abantu mwe ubwo nyine murabyiboneye uko gahunda zihagaze hano murabibonye reka njye nigendere naza kongera kurya igita ariko ntago bahindutse yaba kanyombya arangutura yaba mama papa ni ukugutura ariko ntacyo amaherezo n'ubundi ndaza kubahuza ndaza kubahuza kanyombya ave mu mwobo dore yarihishe kameraman nitwa Manzi y'Imana Manzi ya Mwiza Masadonda ndabakunda.